ntugaterwe ubwoba n'ibyo ubona, kuko Uwiteka Imana ahorana natwe kandi ibihe byose. Kuko Eliya ubwo yari amaze kwica abahanuzi ba Bayali, Yoba amubwira ko ari bumwice ahorera abo bahanuzi ba Bayali, Eliya yirukanka amuhunga inzira zose n'ubutayu bwose, kuko uwo mugore yari afite umujinya mwinshi n'uburakari bwinshi, amushakira kutamubura, amuhiga inzira zose n'ubutayu bwose. Maze Eliya agera aho ananirwa nk'umuntu wese uko amera, kuko urugendo rwari rumaze kuba rurerure cyane. Maze yiryamira munsi y'igiti cy'umurotemu, kuko icyo giti cy'umuroti, maze marayika araza amusanga munsi y'icyo giti cy'umurotemu, abasha kumuhereza umutsima, amuhereza ibyo kurya, amubwira ko agomba kurya, bityo urugendo rugakomeza, kuko urugendo rukiri rurerure. Eliya afata rya funguro marayika yamuzaniye, ararya, arafungura, anywa amazi, arangije arongera ariryamira, kuko yumvaga akeneye kwipfira. Bityo marayika arongera araza amuhereza undi mutsima, bityo amubwira ko agomba kurya agakomeza urugendo, kuko urugendo rukiri rurerure. Bityo Eliya ibyo biryo yariye abigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40 atongera gusonza. Ageraho agera ku musozi yinjiramo ngo asenge, bityo abonaniramwo n'Imana. Uwiteka Imana amubaza icyo aje gukora muri uwo musozi, abwira Imana ko ari we muhanuzi wenyine usigaye, bityo abandi Yezebeli yabishe. Maze Imana imubwira ko hakiri abandi 7,000 bitarapfukamira Bayali, imuhereza umutsima ngo arye akomeze urugendo. Nawe birashoboka ko imbaraga zagushirana ukiri mu rugendo rwo gukorera Imana, ariko imitsima ntayago yigeze ishirana Uwiteka. Nawe wasaba Uwiteka Imana akakongerera imbaraga. Imitsima itera imbaraga iracyahari, komeza usaba Uwiteka kongererenya. Niba wumvise ubu butumwa hari icyo ukuyemo, wakwandika amena muri komenti, ukanasharinga ubu butumwa, bityo bukagera kure. Imana ikaguha umugisha.